Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM mu Rwanda ryamuritse umushinga PPP Patient Procurement Platform ugamije kugabanya inzara ndetse n'ibura ry'ibiribwa ndetse ukazanahuza abahinzi n'abacuruzi ndetse n'ibigo by'ubwishingizi. Umushinga PPP uzafasha abahinzi kugirana amasezerano n'abaguzi mbere yo guhinga, hari nako baborohereza kubona inguzanyo mu mabanki atandukanye. Madame Colin Fresher, umuyobozi ushinzwe kugura no gukwirakwiza ibiribwa muri PAM, yavuze ko bahisemo gutangiza uyu mushinga mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'umutekano ndetse n'umuvuduko mu iterambere abanyarwanda bagaragariza amahanga. Well, because Rwanda has a very conducive policy. Impamvu twahisemo Rwanda nuko ari igihugu gifite politike nziza yo gukorana n'ibigo by'abikorera ndetse no kwegereza ubufasha inzego z'ubuhinzi. Turizera ko igihugu cy'u Rwanda gikora neza kandi kizadufasha kugera ku ntego twihaye. Where this can work very well. Mukamurenzi Godance, umuyobozi ushinzwe kunoza amayira anyuzwamo ibicuruzwa muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi, yavuze ko iyi gahunda y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa izafasha abahinzi kudahura n'ibihombo bari basanzwe bahura nabyo. Iyi gahunda ni igisubizo kirambye cyo gufasha abahinzi kubonera umusaruro wabo amasoko, kuko mu by'ukuri nk'uko byari bisanzwe abaguzi bari bahari, ariko ugasanga batarubasha kubaka icyizere mu bahinzi bacu mu bijyanye no kubonera amasoko umusaruro wabo. Iyi gahunda rero nk'uko mwayibonye irazanamo abafatanyabikorwa bose, guhera ku babafasha kubona inyongeramusaruro, ababafasha kubona amafaranga yo gukoresha ndetse n'abaguzi. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda kuba ifasha abahinzi gusinya amasezerano y'aho bazagurisha umusaruro wabo mbere, murabona ko biri kubaka icyizere. Bizadufasha cyane mu kubonera umusaruro amasoko, kuko umuhinzi natangira guhinga afite amasezerano y'ubuguzi, bizubaka icyizere kuri babandi bajyaga baha inyongeramusaruro, buzubaka icyizere kuri banki ndetse no kubishingiza, kuko imbogamizi nyinshi basangaga bafite nuko abahinzi ubwabo basangaga batizeye amasoko ndetse batizeye ibiciro, bikaba bituma nabo bitinya mu bijyanye no kuba bajya gufata inguzanyo, mu bijyanye no kuba bajya gufata ifumbire n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero uru ruhererekane rw'abafatanyabikorwa muri iyi gahunda nshya twafashijwemo na PAM birubaka icyizere ku mpande zose, birubaka icyizere ku muhinzi, ibyo bizamufasha kongera umusaruro we, birubaka icyizere ku mwishingizi kuko azi neza yuko niharamuka bigenze neza umuhinzi azabasha kugurisha, birubaka icyizere ku mabanki kuko bazi neza yuko nibaramuka batanze inguzanyo hazabaho kubona amafaranga mu gihe umuhinzi azaba arangije kugurisha umusaruro. Umushinga PPP witezweho byinshi n'abahinzi bibumbiye mu makoperative, harimo kubona amasoko ndetse no kugabanya iyangirika ry'umusaruro nk'uko Uwizeyimana Alex, umuyobozi wa koperative Imbarutso za Karambi, yabidutangarije. Ubundi twahingaga tukeza bike tukabigurisha no ku mafaranga make, ariko aho tubonaniye n'uyu mushinga wa PPP twahuye turi amakoperative 47, ariko hari impinduka yagaragaye kugeza ubu ngubu dufite. Impinduka ya mbere nuko twagiye guhinga dufite isoko. Iryo soko ni ukuvuga amasezerano twari dufitanye na RGCC, twayatwaraga ku mabanki, nk'ubu twebwe dukora na banki Copedu Limited, ishami ry'Rwamagana niyo riduha amafaranga. Twajyanaga ayo masezerano, babona isoko dufite bakaduha amafaranga bihuse, nta kudukerereza, nta kutubaza ibintu byinshi, kubera ayo masezerano ubwayo bayihaga agaciro, bigatuma bayaduha tukajya guhinga tugahingira igihe nta ngorane duhuye nazo. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uburyo bwo kongera umusaruro n'ubwiza bwawo. Uyu mushinga wa PPP dufashwemo n'abandi bafatanyabikorwa bayobowe na witwa Rwasirani RDO. Twahinze duhingiye igihe, duhinga imbuto nziza, dukoresha amafumbire ku gipimo kigomba, kuko kuri gitari dushyiraho toni 200 bya dapu n'250 bya ire byo kubagara. No kuvuga ngo dufite imbuto nziza n'amafumbire meza twakoresheje. Ibyo twizeye umusaruro rero, nubwo twagiranye amasezerano na RGCC ya toni 200, ariko ngubu turatekereza ko tuzaba toni hagati ya 500 na 700 nka koperative nyoboye. Umushinga PPP Patient Procurement Platform uzakurana n'amakoperative y'abahinzi b'ibigori agera kuri 47 agizwe n'abanyamuryango 17,000. Uyu mushinga kandi uzahuza abahinzi n'abaguzi, ariko kandi ukazakorana n'ibigo by'abikorera.